Yesu ashimwe. Uwiteka Imana nizere ko ikomeje kubarinda. Uyu munsi nanone nifuje kubasangiza aya magambo, bigasozwa dusenga cyangwa bigasozwa n'isengesho. Niba uri kunyura mu bihe bikomeye ntucike intege, Imana ntiratererana abayinginga cyangwa abayiringira. Amarira yawe iyabona cyangwa amarira yacu Imana iyumva kurusha uko twe tubitekereza. Gutaka kwawe irakumva kandi igihe cyayo nikigera izahindura agahinda kawe ikagire ibyishimo. Komera rero ukomeze kwizera no gusenga. Ibikugerageza uyu munsi si byo bizagena ejo hawe. Uwiteka azakubera imbaraga, akube hafi, aguhe amahoro. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ni nabyo byiringiro dufite kugira ngo dukomeze kuba muri ubu buzima, kandi azakuyobora mu nzira y'umugisha. Ibyo urimo uyu munsi bizashira, ariko urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo bizahoraho iteka ryose. Reka dusenge, kuko njyewe mbaho mu gusenga kw'isengesho. Nibwo butunzi, ni nabyo byiringiro by'umuntu, kuko gusenga nibyo byiringiro byacu. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, nje imbere yawe nicishije bugufi, uzi umutima wanjye, uzi amarira yanjye, uzi ibikomere ntigeze mbwira abantu, uzi ibibazo bindemereye n'ibintera kubura amahoro. Ndagusaba uyu munsi ngo untegere ukuboko kwawe gukiza. Mwami Yesu, aho umutima wanjye wavunitse uwomore, aho ibyiringiro byanjye byacogoye hongera unyuzuze kwizera, aho nabuze imbaraga zo gukomeza umpemo imbaraga nshya. Ntiwemere ko ubwoba, agahinda cyangwa kwiheba binsinda. Data mwiza, ndagusaba ngo ufashe abari mu burwayi, abakennye, abarira cyangwa ababuze ababo, abafite amadeni, ababuze akazi, abafite ibibazo mu miryango yabo, n'abumva ubuzima bwabarenze, bose ubagendere n'ubuntu bwawe, ubahumurize kandi ubafungurire inzira aho babona hafunze. Mwami, mpa umutima utuje nubwo ibibazo bitararangira, mpa kwizera ko uri gukora nubwo amaso yanjye atarabibona. Shoboza kuguma kwiringira, kuko nta jambo ryawe rijya rihera ubusa. Ndagusaba ngo umucyo wawe umurikire ubuzima bwanjye. Ahari umwijima hahuzuze urumuri rwawe, ahari amarira habe ibyishimo, ahari kwiheba habe ibyiringiro, ahari gutsindwa habe intsinzi. Mana yanjye, ndakwinginze, ndakwizeye kandi nkwiringiye, nzi ko uzankomeza, uzandinda, kandi ko uzasohoza ibyo wasezeranyije abana bawe, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amina. Nizere ko uyu munsi ubagendekera neza, uyu munsi mubonamo gutabarwa kw'Imana. Uyu munsi nizere ko imitego y'umwanzi Satani yose ikurwaho kubwo kwizera kwacu cyangwa isengesho. Uwiteka akomeze abamurikire, inyenyeri ye itazima ibahore iruhande. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amina. Gutabarwa, aho tuzatabarwa, ntituzahora turira, tuzaseka. Yavuze ko atazigera adutererana, n'isi yahinduka, twebwe turashinganwe. Yewe urira none ihanagura amarira ku maso, kandi nawe udatuje ashize umutima mutuze. Agasimba gasuzuguritse ku isi n'urushishi, kandi narwo Uwiteka azi imibereho yarwo. Haleluya, Mwami Imana.